kandi ikindi ukanasenga Imana kuko gusenga Imana kubaha Imana nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo rero turi kujya mu bintu bijyanye no kudahuriza mu rugo tuba tujya mu byaha. Muraho neza nshuti zanjye, twaherukanaga ubushize ariko nababwiye yuko isezerano ni rya rindi sinzajya mbatindira mu biganiro. Nongeye kuza rero mbaha ikaze nanabashimira cyane nshuti zanjye, abakomeza kunkurikirana, abakomeza kunyereka ko muri hafi yanjye, ndabishimiye cyane, kandi n'abakomeza kunkanda subscribe ndabishimiye cyane, n'abatambutsa bino biganiro kugira ngo abibashe kugera no ku bandi. Ni gahunda nziza rero twagiyemo yo gushyikiriza abantu ibiganiro byerekeza ku miryango nahawe nanjye kugira ngo tubashe gusangiza ubu butumwa bagenzi bacu. Uyu munsi rero noneho mbafitiye ibanga rikomeye cyane. Ndi kumwe n'umutumirwa ukomeye cyane, abenshi muramuzi, mwamumenye ahantu hatandukanye, muramukunda ndabizi. Ubwo rero agiye gutangira abibwire, ariko icyo nababwira nuko dufite amahirwe akomeye cyane, turi kumwe na nyiri imiryango. Uyu munsi rero turi kumwe rwose, mumwibarize icyo mushaka. Ndakwishimiye cyane, nguhaye ikaze wibwire abantu badukurikiye kuri channel ya Odette. Urakoze. Nitwa Harerimana Joseph, ndi umugabo ndubatse. Rero kubijyanye n'ingo ibyinshi ndabizi cyane rwose. Imana iguhe umugisha. Rero inshuti za Odette, ndagira ngo tuze gukurikira ikiganiro. Odette ni inshuti yanjye, twarabanye kandi tubana ahantu hatandukanye, twaranasenganye cyane. Kugeza ubu rero numva ibijyanye n'umuryango nta kibazo cyo kubiganiraho rwose. Amen. Ndahari wese kandi turahari ku bwanyu bantu ba Odette. Imana ibaha umugisha. Abantu bacu twese ni abantu b'Imana nako kuko badukurikira. Ni abantu b'Imana. Joseph rero ndakwishimiye cyane. Reka rero kugira ngo tugire ikintu dukora tubanze twiragize Imana kugira ngo ibane natwe muri iki kiganiro. Nibyo rwose. Turagushimiye cyane datugira neza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Abana bawe tuje imbere yawe nyakubahwa, tugushimira ko wabanye natwe, kuba tugihumeka n'urukundo rwawe. Rero aka kanya twongeye kugaruka kugira ngo uzubane natwe, twinginga ngo utwiyegereze, kandi muri iyi gahunda mwami turimo yo kuganiriza imiryango, natwe ubwacu turubatse, turakwinginze ngo uzubane n'imiryango yacu, utugirire neza, kandi n'abatarubaka cyangwa se nabubatse ingo zitameze neza, dukomeje gusabira ingo ngo ukomeze kubana nazo, kuko ushobora byose nta kikunanira. Turakwizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Ndakwishimiye cyane Joseph. Urakoze. Ufite amahirwe ariko ndaza kukubaza ibibazo byinshi, uraza kubyihanganira. Tayari kubigusubiza. Abantu rero bagiye bakomeza kumbwira ati rwose turakwinginze mu biganiro by'umuryango ujye wihangana dutumirire n'abantu bakuru. Nagize amahirwe rero yo kuba nziranye nawe, ndetse naragiye gusoromaho n'ibitekerezo byinshi bitari bikeya. Uri umujyanama wanjye. Uyu munsi rero ndifuza yuko ugira inama n'abadukurikiye. Imana iguhe umugisha. Yego rwose. Ni ibibazo byinshi cyane biri hanze ahangaha, cyane cyane ku miryango. Abantu bibaza se ubundi kugira ngo ibibazo bibe mu muryango biba byaturutse bituruka kuki? Ubundi bituruka kuki? Niba uri buduherere ku bijyanye n'uko abantu babana, ngenda kwizeye cyane muri iki kiganiro. Ubu rwose uyu munsi ndumva wayobora kuko urandusha byinshi. Wantanze mu rugo uzi byinshi, ari uko imibanire y'imiryango, ari abana, ari abakiri bato, abakuru, uko ugenda ubibona. Nzi ko hari na benshi cyane usabira, bagusaba abageni. Nzi ko ibintu byinshi urabizi, nigo n'abaza bagutura ibibazo naho bihera nuko bigenda. Urandusha byinshi ku miryango pe. Mu by'ukuri kera umuntu yajyaga kurambagiza ahereye ku nshuti ya se. Inshuti ya se? Inshuti ya se akavuga ati kwa Joseph nahabona umugeni, kandi Joseph akundana na papa. Yego.
ibyo bigenda byubaka imiryango ugasanga umuntu aratinya gusenya kuko yavuga ngo ni kwa runaka no kwa runaka akavuga ati koko kushwanira umwana wa runaka ubu bazabifata bati icyo gihe ugasanga umuntu aratinya ariko rero byaje gukurikirwa n'ibindi utamenya ukuntu bimeze hasigayeho ibyo bita ngo pasi ngo yampaye pase ubundi ngo bagiye kuri WhatsApp barabona kuri baramenyana nuko undi akaza bahurira i Kigali bataramarana n'amezi 3 agatangira kumusaba kubana irambagiza rero ry'ubu ugasanga ryabaye ibibazo ni naho ujya kubona ukabona abantu barashyingiwe ariko hamara igihe gito bagatangira bati ndumva bitagishobotse umwe akajya ukwe undi akajya ukwe rero ku bijyanye n'imiryango usibye Imana yabubakira ikaba hafi naho ubundi usigaye ubona ari ibintu bikojeje isoni bikojeje isoni hari ibiturenga hari ibirenga ubwenge bwacu ariko umuntu akaba yakwibaza ngo ese nk'abantu bari mu muryango umuntu yabagira izihe nama hari ababashije kubana muri ubwo buryo uko bamenyanye ubu ndetse hari n'abantu badukurikiye babanyeho ku rwego ku buryo ari pase umuntu yaramuhaye pase wenda bataranagize igihe kirekire cyo kubana cyangwa se ngo bamenyane ngo baganire ariko hari ikindi kintu nabonye uraza kumfasha urukundo n'ubundi iyo umuntu yabanye n'umuntu hari n'abantu babana badakundana cyane ariko bakabana neza bagera mu rugo urukundo bakarwegeranya ukabona ni byiza hari n'ababana rero no baranakundanye baragiranye n'ibihe byiza byo gukundana ariko ndakubona tukabona ibyo bibazo birabaye bagiranye amakimbirane ubwo se naho byaba biturutse ko abatarabaye inshuti ya se oya Odette rero ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo utubakiwe n'Imana nta kindi yakwishingikirizaho iyo abantu basenga birashoboka ariko burya biterwa n'uko n'umuntu yavutse hari ababa barabanye ndetse bakabana batanashyingiwe mu itorero cyangwa n'ahandi bakabana mu muco igihe kikagera rwose bombi bakavuga batereka twubaka urugo rwacu kera umuntu yatinyaga umugabo akaba yatinya kumuca inyuma agatinya kuba yamwandagaza mu bindi byose agatinya akamuha icyubahiro kimukwiye umugabo nawe yaza akaza nawe yumva ahamagara nyirakanaka akamwumva neza ariko ubusigaye ujya kubona ukabona umugore aratinyuka umugabo ndetse akamutuka yamubwira ibi ati nkoraho urebe ati nkoraho urebe pandagari ze bakujyana uheremo ibyo bintu byose ugasanga ni amakimbirane atari byiza ariko ku bantu basenga Imana kandi bafite umuco mwiza w'Abanyarwanda barashishirana umwe akaba azi neza yuko hari icyo yakosheje ariko agasaba mugenzi w'imbabazi iyo mu rugo harimo gusabana imbabazi kudukosa twabaye guca bugufi icyo gihe ibintu bigenda neza ariko iyo harimo kuzamuka umwe akazamuka undi akazamuka urugo rusenyuka vuba njye rero nkumva icya mbere nagira abantu inama batwumva ni uko basenga Imana ikindi kandi bakongera bakibuka umuco nyarwanda wacu ko umunyarwandakazi yabaga ari umuntu uhesha icyubahiro umugabo ndetse n'umugabo agihesha umugore ibyo ni indangagaciro zacu ziranga Abanyarwanda za kirazira kugira ngo umugore ahaguruka arebe umugabo amufata uko bidakwiye kirazira ko yamukorera ibindi hirya no hino bishobora kuba byamuhesha icyubahiro gike ibyo niko njye mbyumva abantu rero bisunze Imana bakibuka n'umuco wacu w'Abanyarwanda ni ukuri ibintu byarushaho kugenda neza cyane Joseph hari ikindi kintu rero nacyo nyine njya nibaza nanabona urabona hari uburyo abantu bamara kubanamo wenda atari no kuvuga ngo ni ibyo gusenga ikinyabupfura cyo kubahana ninde bundi wakubaha undi mu rugo hari ubuvuga ngo ngewe umugore agomba byanze bikunze agomba kunyubaha nibyo koko uwo muco wahozeho ariko hari igihe ubona abantu uko abantu banaga kera nuko babana ubu ngubu mbona bitandukanye cyane twabyirutse abantu bavuga ngo ugasanga abantu bararwana ba mama bajyaga bakubitwa ntihagire ubimenya ariko hari umugore wenda ushaka kurwana ntago nshishikariza abantu kurwana kuko kurwana ntekereza ko ariho amakimbirane ava cyane n'ayo kwicana basogokuruza bacu cyangwa se n'ababyeyi bacu ko bajyaga bagirana amakimbirane hakabaho nubwo banagongana wa mugani bakarwana
ko tutajya twumva bicanaga, ariko ubu ngubu njye mba mbona abantu nabagira inama yo kureka kurwana kuko batabishoboye. Wenda nk'ibyo ngibyo bya kera umuntu arakubita undi akamujwigiriza paka mwishe ugasanga ubwo se ko ni ukurwana n'iki, kwicana ni ukurwana n'ubwo ni urugo n'iki. Nibyo nakubwiraga ko abantu bataye agaciro kandi abantu bataye umuco. Mu by'ukuri abantu bose bakwiye kubahana. Yego. Ntabwo umugabo akwiye kuza ngo avuge ati wa mugore we wivuga ko ni jyewe mugabo. Abantu bose bubatse urugo ari urw'aba ari babiri. Iyo rero bajya inama bakarwubaka kimwe nta n'umwe uri hejuru y'undi, icyo gihe bigenda neza. Ariko ibijyanye n'uko abantu bicana twe kunabitindaho cyane, ni Satani yamanukiye abo bantu. Birahari ujya kumva, tujya tureba ku makuru. Ukunda guhunga ibyo bintu umuntu akumva mbese ati yanikirarizira wibimbwira, kandi abantu wajya kumva ejo bicanye. Mperutse no gukurikira ikiganiro birambabaza cyane, mbona umugore wicishije umugabo we ngo kuko uwo nguwo amurusha ubushobozi, ngo namara kumwica bazahite babana. Rwose bari imbere y'amakamera, ngiye kubona mbona arasobanura aravuga ati twabanje kumuha umuti ntiwamwica, amaze utamwishe noneho araza aramwiyicira. Ese ubwo bwo bari ubwenge? Uwo mugabo uwo mugore uzajya gutekereza ko abanza kwica umugabo we kugira ngo abone ufite ubushobozi, za mbaraga zishe wa mugabo aba yumva we azabana nawe gute? Abantu mujye munabasobanurira bashyiremo n'ibitekerezo, ubwo aho haba harimo ubwenge. Ntabwo mba mbyumva pe. Ntabwo nise kibiba yarateye uwo muntu. Nanjye ndabazi, umugore yatanze amafaranga menshi kandi yahabwaga n'umusambane we. Aramubwira ati uriya mugabo sinshaka ko abaho, ndashaka kukwiharira. Ndabazi baranafunze. Urumva? Ariko baragenda baramwica, ndetse arababwira ati ikimenyetso kizanyereka ko mwishe umugabo wanjye mukakinzanira niki. Bamuzanira ikimenyetso yari yabatumye. Ibintu bitari byiza. Kugeza ubu ngubu uwo mugabo wamuhaga amafaranga n'uwo mugore wayatanze bose barafunze, bari mageragere. Ibyo rero mu by'ukuri ni uguta urukundo, ni ugutakaza ubumuntu. Sinababwiza ukuri, nako reka mbabwiza ukuri, abantu bataye umuco pe, bataye umuco. Njye rero nkumva abo twagira inama bose ni ukumva ko ikintu kibi dukwiye kukirinda. Tukirinze birashoboka. Niba wumva ugashaka uzazana amakimbirane mu rugo, ntago ari byo. Ubuyobozi bwaragowe, ujya kumva abantu bari mu manza nk'izo za buri munsi. Gize n'amahirwe yo kukubaza, aho ibintu by'ubuyobozi urabimenyereye cyane, wakira imiryango myinshi y'abantu bagirana ibibazo, abantu bagirana amakimbirane cyane. Ubundi buriya nk'ubuyobozi bwo bubivugaho iki? Iyo ubonye umugore n'umugabo aje, ukabona nk'umugore aje wenda umugabo yamukomerekeje, cyangwa ntago ari kenshi ko numva abagabo bakubise abagore, ariko nabo ngo abagore bakubise abagabo, ariko nabo ngo baba bahari ako kanya, ubundi ubakiriye ushobora kubabwira iki? Uri nk'umuyobozi wakiriye abo bantu bakaza gukomangira uti byanze uko byagenda kose muyobozi, dore ukuntu ngize bigenze gutya, byatangiye gutya. Ako kanya umugira inama ngo astahe aze gusubira ku mugabo, umugira inama, wamugira inama ko yabagize ahantu ajya, inama wamugira ni iyihe? Uwo mugore uje ameze gutyo warwanye n'umugabo. Ubundi mu by'ukuri icyo nakubwira, kera umugore yagiranaga ikibazo n'umugabo akahukana akajya iwabo. Yabanzaga kwahukanira kwa sebukwe. Kwa sebukwe? Kwa sebukwe, ise w'umuhungu, ise w'umugabo wawe. Umugabo wawe so akamuhamagara ati ngwino, urandagaza uyu mukobwa wo kwa runaka, ko ari inshuti ubizi, ko ari inshuti ubizi, babaga barabanye na se. Hanyuma rero igihe kikagera akaba yabahanira aho ngaho bikemera. Byazongera bwa kabiri umukobwa akahukanira iwabo, kwa papa we cyangwa kwa mama we, kwa se na nyina. Akazagenda akajya gucyura umugabo we, yahagera bakabahana, bamara kubahana bakamuca inzoga akayitura. Ejo mu gitondo batigena umugore wawe azaza, nabo bakenga inzoga, bamara kwenga bagakorera musaza we cyangwa undi, bakaza bakamucyura akagaruka mu rugo. Ugasanga abantu ntabwo bazongera, ugasanga babihaye agaciro. Aho ni ku ruhande rw'ababyeyi. Ubu rero mu by'ukuri kigaragara, ubuyobozi bwaragowe.
barazinduka bashwana gutyo, induru zavuze, umuyobozi w'umudugudu cyangwa w'isibo akagenda akabegera akabahana ntibabyumve. Ubu rero ahubwo ntibakinajya naho kuko bazi ko cyane cyane ngo abagore nibo bahohoterwa, ariko mu by'ukuri n'abagore bahohotera abagabo. Ako se buriya bundi nkatwe nk'abagore icyo ntitwaba tukitwaza cyane ko wenda kiriya ntago nacyanga cyane cyo kuvuga wenda ubwuzuzanye, iyo bivuze uburinganire bwo natwe tuba tubyumva ko tutaringanira n'abagabo. Ari byinshi cyane tubona ko by'inshingano zacu nk'abagore pe, ntabwo nasimbuka cyane, ariko ubwuzuzanye buba ari bwiza cyane mu muryango. Nta ruhare wenda umugore yaba abigiramo yitwaje ko icyo kintu cyo kurengera umugore gihari. Ese uwo mugore waba azi neza yuko hari abantu merutse kumva barwanye baranicana, numva ibitekerezo byabo ukuntu babanje kujya begera imiryango, ukuntu noneho biza kugeraho umugore akaba mu nzu ye, akaba mu nzu nini, umugabo akaba hanze mu nzu yo hanze, ariko ugasanga bwacya bakagendana. Ubwo ni cya kindi nyine byo kwanga ngo abantu baragira ngo iki, abantu baragira ngo iki, abantu benshi cyane barayizira. Hari igihe rwose mperutse kumva abantu bo banavuga ngo ngo bahereye urugo ku rundi, basanga amakimbirane ari benshi cyane muri uwo mudugudu, basanga abagore ntibakibana n'abagabo, abantu baba mu byumba byabo, ugasanga baba mu byumba cye. Iki kintu cyo kuba mu cyumba cye kugira ngo runaka iwacu baragira ngo iki, abandi bantu baragira ngo iki, kwanga igisebo, ariko ugasanga ya makimbirane arazamutse. Buriya ahanini umugore n'umugabo buzuzwa cyane nuko bararanye babana. Cyane narabibonye nanjye, ntago maze imyaka mike mu rugo irarenga 10, ariko uko byagenda kose ntabwo twakwirengagiza ko, ntabwo twakwirengagiza ko n'umugore yabigiramo uruhare yitwaje yuko nimvuga baranyumva, ariko babandi batavuga ngo nimvuga baranyumva. Wenda ni ku rusengero, nkanjye nkunda gutanga urugero cyane ibintu byo ku rusengero kuko nsenga ndi umukristo. Ugasanga hari abantu bananiwe kumvikana, bagifite inarige muri bo, ariko umwe afite icyumba cye bataha, ugasanga ntibavuganye. Bagira ku rusengero, umwe agafata igitabo akigisha, undi akabasha kuba yagira n'abantu inama, uwo atabasha kuyigira mu by'ukuri. Izo ngo ubu zitabana kandi zitaratandukanye ngo mubimenye. Ugasanga bakomeje kugira ngo dukimbiranye bigeraho, umwe afata icyumba cy'undi afata icyumba cye. Narabyumvise ku miryango iherutse kwicana rwose, abana bakavuga ati papa ntago yarakibana na mama. Babaza umukozi ati rwose kuva nagera ahangaha babanye igihe gitoya, nkabona niyo babwiye abantu ngo biyunze, ahubwo ukabona umugabo n'ubundi asubiye mu cyumba cye, umugore asubiye mu cyumba cye. Abo bantu wabagira nama ki aka kanya? Ubundi inama nagira abantu bameze batyo, n'ishyano riba ryaraguye. N'ishyano. Umugore n'umugabo bagakwiye kubana mu gitanda kimwe, mu ishuka imwe, yego, bakaganirira byose aho ngaho. Ariko iyo bamaze gutandukana, umwe akajya mu cyumba cye, undi akaba agiye mu cyumba cye, ishyano riba ryaguye. Nukuri riba ryaguye. Ku bijyanye rero nuko abagabo nabo bahohoterwa muri ubwo buryo, buriya abagabo baratinya, ntabwo yatinyuka kuvuga ko umugore amuhohotera, apfira muri Nyagasani. Ntabwo kubitwa akicecekera, atirimbe muga baragira ngo iki, agapfira muri Nyagasani akicecekera, ariko umugore we agahita bitaranga akabivuga. Ani bose se abagore nabo ntabwo ari bose, ariko burya iyo umugore amaze guhuruza polisi avuga n'ibitakozwe, polisi nayo ikaza itanabajije, ikabanza ikajugunya umugabo mu modoka, kuko bazi ko umugabo ari we munyembaraga, ari we ushobora, nibo bazi ko aribo bantu bagira amahane. Ariko ubundi mbaze gato munyure mu ijambo, iyo umugore n'umugabo bagiye muri polisi, nyuma yaho iyo biyunze bongera gusubira nabo bimeze neza, wagira abantu, hari igihe umuntu aba yarashyize n'umugabo muri polisi akagera hakicuza. Abagore yarugira igihe cyo guhubuka cyane, barambabarira bankurikiye. Hari igihe abagore bagira ikintu cyo guhubuka, kuva umujinya kwishe, umugabo yakubwira nk'ikintu cyo gukora nk'ikosa, ugahita uhubuka cyane, abaturanyi bose bakabimenya, polisi zikaza zigakubita zikuzura, ejo wajya kubona ukabona bamufunguye basubiranye. Isoni nta soni abafite. Ubundi bigenda gute se? Bongera kubana neza, umugabo buri abatekereza gute? Siho ya makimbirane ahera wenda azamuka. Oya, hari n'icyo utazi ahubwo. Hari igihe umugabo bamufunga
bavuga bati rero tugiye kumumanura, icyo bita kumumanura, bavuye kuri burigade bagiye kumujyana mageragere cyangwa mu rukiko kugira ngo bamukatire. Umugore akirukanka akajya no gutanga amafaranga akavuga ati oya burya narikiniraga, nyabuna nimumuzane n'ubundi ndabizi tuzabyikiriza. Batoya rwose biragaragara ko tubakunda rero, batoya hakaba igihe amahirwe tworohereza, umugore akamusabira imbabazi, umugabo akaza. Yagera mu rugo, mu by'ukuri burya hari abantu bashobora gucika ku ngeso, bashobora kwihana muri bose bakavuga bati ntacyo twapfaga n'ubundi, reka twubake urugo rwacu bigakomeza. Ariko rero hari n'abandi babiprofitiraho noneho bagashwana burundu. Ni rwa rukundo hari rukeya ruba rwaragiye rukama. Ariko ikimbabaza ni uko hari n'abagira gutya bagatandukana ariho bagishakana, ukibaza ni iki kibaye. Za pase twavugaga zo kubona umuntu wenda ukabatekereza, hari n'igihe ushakana n'umuntu ahanini imiryango itandukana mu mezi 3 6. Namaze kumenya amakuru avuga gutya, nawe uramfasha ngo hari igihe umusore wenda ashobora kubeshya umukobwa ibintu, akamwizeza ibintu runaka, cyangwa se umukobwa nawe akabikizeza umusore ibintu runaka, akavuga ati wenda ngewe mfite umutungo ingana gutya na gutya, akavuga ngo nitumara gusezerana ngo nta kibazo. Hari ibintu byabaye iwacu mu cyaro nabonye. Ntabwo njyewe nayo nambariye ubwo bukwe, abantu bagiye ku murenge ngo yari yamwemereye amafaranga 200,000. Umukobwa yemereye umusore, ariko amuha avance, abamuhaye 100. Amaze kumuha 100 rero ngo aramubwira ngo andi ngo araza kuyamuha, akomeza kumurerega, aba yigiriye ku murenge. Ajya ku murenge agira ngo umusore ari buze, amutuma telegasi ndi buze ni ntabona ryaje. Ubwo wenda yari yamuhaye avance, bagize ngo araza kugira isoni abikore. Tunaganiriza n'abantu tubagira inama, ikintu kijyanye n'amafaranga ntago ari cyo cyubaka urugo, nubwo adufasha, ariko ntabwo ariyo ya mbere mu kubaka urugo. Burya none se uwo muntu wanze gusezerana kuko banze kuzana 100, baratashye. Icyo nkubwira niko byagenze, baratashye tugiye kumva ngo ntago basezeranye. Je ntago nari ndiyo, ariko hari bagenzi banjye bariyo. Ati 100 yari yamwihaye 100, ati ko ravuze ngo byanze bikunze natamuhirindi naryo ari musubiza. Ati ku buryo tuvuye no ku murenge abantu benshi babimenye, arangayanga ko basezerana. Ikintu cy'amafaranga cyo wakivugaho iki ku bantu bavuga bati ngewe nari ndi kumwe naka kuko hari amafaranga aranashira, ko hari amafaranga koko mu rukundo hakabayemo kuvuga ngo urampa ngahe, kira kintu ko kintera ubwoba. Reka nkubwire rero, urukundo ntabwo rugurwa. Ntabwo rugurwa. Urukundo n'Imana yaruduhaye kugira ngo urebe uwo muzashakana, ntabwo urukundo rugurwa. Nanjye ndabazi bagiye bajya no ku murenge, bagezeyo babaza umugore bati murasezerana iki? Ati ivangamutungo w'umuhahano. Umugabo atoya ati suko twavuganye. Naho umugabo yari yagiye aprofita umutungo kuko umugore yari afite umutungo. Umugore aramuhakanira ati ntabwo ari ibyo twavuganye. Bataha badasezeranye. N'ishyano riba ryaraguye ku bantu. Mu by'ukuri urukundo ntabwo abantu bagagombye no gutinya. Abanyarwanda tumenyereye gusezerana ivangamutungo rusange. Ibyo umuntu afite, iyo ukunze umuntu umuha n'ibyawe, ariko ubundi wa mugani niba ukunze, iyo agukunze guha n'ibye. Iyo ibyo bintu mubitangiriye aho ngaho nta makimbirane azabizamo, urukundo ruba ruhari koko. Ariko iyo habaye guhishana mbere, umuntu burya Abanyarwanda n'abahanga baravuze ngo rwubika ngohe niwe rwuburangeso. Ukajya kubona ukabona mu kurambagiza hari utuntu twishuhisha umugabo, cyangwa se umugabo hari ikintu amuhisha. Ariko wajya kubona ukabona nirwo rwa rugo nyine ujya kumva rwasenyutse rutararema. Rero nkaba twagira abantu inama, mu by'ukuri urukundo ntirugurwa. Urukundo ni urukundo naturere Imana yaduhaye, dushobora kuvuga tuti koko reka ndambagize ndebe uwo tuzabana. Kandi ikindi ukanasenga Imana, kuko gusenga Imana, kubaha Imana nibwo bwenge. Kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo rero turi kujya mu bintu bijyanye no kudahuriza mu rugo, tuba tujya mu byaha. Kandi icyaha ntabwo aricyo gikwiye kutugenga, ahubwo dukwiye kugengwa n'ubwiza bw'Imana bwubatse urugo. Rero nabwira abanyumva nawe ko rwose
bakwiye kugaruka ku ndangagaciro z'abanyarwanda bagasenga Imana ikatwubakira ingo kandi birashoboka. Ni amahirwe cyane nkomeza kuganira n'abantu benshi bavuga ko Imana ariyo yubaka, namwe rega ubwo muba mubyumva. Imana niyo yubaka uko byagenda kose. Icyo wakora cyose utiragije Imana nta kintu wavuga ku rugo rwawe. Ariko noneho kumva ngo uri n'umuntu usenga, ariko noneho guhuza n'umutware wawe byakunaniye, nacyo ni igisebo. Guhuza n'umudamu wawe byakunaniye, ibyo muvuga, ibyo mubwira abantu, wowe ugasanga ntabwo birimo kugufataho. Ni ukubera iki? N'inama tugira abantu natwe ubwacu twakabanje kuzigira uko byagenda kose, guca bugufi nicyo kintu cya mbere mbona. Hari ikindi rero kandi kinababaje, iyo hatabayeho indangagaciro zituranga byangiza abana. Ni ukuvuga ngo uburere bw'abana tayari buba bwapfuye, kuko abana bazahera bareba ukuntu umugabo, mama wabo na se bombi bubahana, abana bazamukira aho ngaho. Ariko nihabamo amakimbirane, abana barahunga bakajyayo, yajya ku ishuri agahora, mbese bibatera shoke mu mutwe, ku buryo yagera ku ishuri ntakurikire n'ibyo mwarimu yigisha, agasubira inyuma. Barara barwana, umwana akabibona. Gaho mu gitondo najye ku ishuri umbwira ubwenge bw'uwo mwana, umvira ibitekerezo atekereza. Ntabwo ndabwira abanyarwanda muri rusange abadukurikiye, abantu bakwiye kumenya ko kubaka urugo ntago ari ugukina, nta mikino mu rugo, nta mikino mu rugo. Ikindi, niba dushaka ko abadukomokaho bazagira indangagaciro za kinyarwanda, ni uko tugomba kubitangirira mu rugo iwacu. Mu rugo iwacu nta mugabo n'umugore bakwiye kuba bataryamana, kirazira. Bihera bikagira ingaruka ku bana. Impamvu rero leta ibyitambika bivuga ati wa mugabo we bugiye ahantu gatoya, burya ni umutekano baba bashaka kubungabunga. Ndetse wagira ngo burya iyo umuntu agiye ku ruhande gatoya ntanitekereza. Bati wa mugabo we genda wowe bugiye hariya ukodeshe, ufite n'imbaraga, uru rugo ruba rusigayemo umugore n'abana. Umugore ati ndagikize, akavuga ibintu byinshi. Ntabwo ari byo. Abantu bakwiye gusaba imbabazi, bagasabana imbabazi ku kibi babonye cyabaye, kandi iyo bamaze kwihana bombi Imana irabafasha bikemera. Imana irabafasha. Abantu iyo bagiye inama Imana irabasanga rwose. N'ukuri nanjye nagiye mbibona kenshi cyane. Reka dukomeze gushishikariza abantu bizera Imana, biringira Imana mu ngo zabo, biringira Imana kandi bibuke uko ababyeyi bacu bagiye babaho, basogokuru na basogokuruza. Nta bintu byo kumva ngo runaka yisha umugabo, nta bintu byo kumva ngo nyirakanaka yisha umugabo cyangwa mwaryamanye, mwabyaranye, wagukunze kuruta abandi akaguhitamo uri umwe. Dore nanjye ndi mukuru ariko mbibonye muri iki gihe. Hari umupasiteri umwe uvuga ngo ni ishyano ryaguye. Ni ishyano n'ukuri. Hagerwaho imyenda, hakagerwaho iki, hakagerwaho ibintu runaka, hakagerwaho inyogosho. Ako kumva ngo hagezweho kwicana ni umuco mubi cyane. Ni umuco mubi pe. Reka tugire abantu muri rusange ko abantu bakwiye kumva neza yuko urugo ari rwo gihugu. Urugo, igihugu gitangirira mu muryango, ndetse n'itorero ry'Imana burya rirabivuga ko urugo rwiza ruranga itorero ryiza n'ijuru ritoya. Niba ari ijuru ritoya rero ntabwo abantu dukwiye kubashyigikira rwose, ariko hamwe no gusenga dusabe abantu b'abapasiteri basenga Imana, abapadiri n'abandi bantu bihaye Imana bajye basengera ingo zo muri iyi minsi. Ikindi ni uko mu nzego z'ubuyobozi bwite bwa leta, mu biganiro bihari nabo, nka nyakubahwa perezida wa repubulika, murabibona ko abanyarwanda baramukunda kandi nabo bakorera ibyiza. Ariko rwose dusabe kugira ngo abo nabo bajye bongera bagaruke ku nshingano, bigisha abantu ko bagiye kubaka ingo kandi birashoboka. Imana rero igumye idufashe kandi byose bizashoboka. Murakoze cyane Joseph, Imana iguhe umugisha. Ariko ndagushimiye mbikuye ku mutima kuri uyu mwanya wahaye abanyarwanda ndetse n'abarundi n'abandi bantu benshi. Dufite abakunzi benshi cyane bakurikira iyi channel yacu. Hari n'ababa muri Amerika, hari ababa mu Bufaransa, hari abantu baba mu bihugu bitandukanye bagenda baduhereza amakuru kandi bishimira cyane iki kiganiro. Ndakwinginze abakunzi bacu nibakwifuza
uzongere ugaruke rwose nzagaruka kandi ndagushimiye cyane Imana iguha umugisha yego nawe Imana ikomeze no kubana natwe muri byose kandi turabakunda cyane wowe unyurwa n'ibi biganiro byacu ukaba wumva ahari ikintu wafasha umuryango iki kiganiro gishobora gufasha umuryango murahari murabizi hari abaturanyi hari inshuti zacu zitabanye neza mu miryango yabo abafitanye abakimbirane nyamuneka namwe mutere intambwe mubegere mubaganirize kandi mubashishikariza no kwegera Imana ibaha umugisha murakoze cyane igihe muzankenera kandi nzagaruka murakoze cyane Yesu aduhire amen bye bye bye